Inkuru mbi ku banyarwanda no ku gihugu cy'u Rwanda ni inkuru ibabaje cyane, inkuru y'incamugongo, inkuru yashenguye imitima y'abantu benshi. Urupfu rw'uyu mupolisi waruzwi ku izina rya Vincent, naho abo bakuranye cyangwa se iri zina bajyaga bamuhimba nka rya rindi abantu bitana by'umwihariko b'urubyiruko bamwitaga Pi, niryo zina nabonye bagiye bashyiraho mu kugenda bamuha iruhuko ridashira, bandika rest in peace bongeragaho Pi. Bivugwa yuko uyu mugabo yari umunyamahoro, aho yakoreraga abaturage baho bamukundaga bitewe n'uburyo atajyaga abangamira rubanda. Rero yakundaga kugira zimwe mu nshingano zo gukorera mu muhanda nka traffic police, bityo rero akazi ke yarakamazemo igihe, dore yuko uyu yanabonye misiyo, akaba yaravuye mu bihugu byo hanze. Kuba bizi, murabizi ko polisi y'igihugu ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda bajya batoranywamo, bamwe bakajyanwa kuri misiyo mu kujya kugarura umutekano mu bindi bihugu, n'inshingano z'igihugu muri rusange cy'u Rwanda cyihaye mu buryo bwo kujya gutera inkunga ibindi bihugu mu buryo bw'umutekano. Rero uyu umupolisi Vincent, uyu yaje gupfa yishwe n'abagizi ba nabi bamuteze. Rero uyu nguyu akaba avuka mu karere ka Burera, ariko bikavugwa yuko mu makuru atugeraho ko yakunze kurererwa mu karere ka Gakenke, ariho afite imiryango. Rero mu by'ukuri azwi n'abantu benshi bo muri izo nce zo mu majyaruguru ko ariho avuka. Rero uyu nguyu mu bigaragara cyangwa se mu byagiye bivugwa, ku bagiye bamutangira ubuhamya, ku bagiye bavuga uko bamuzi, haba abo biganye, abo bakuranye, abo bakorana, bavuga ko ari umuntu w'umunyamahoro, yari umuntu uzi kubana n'abandi. Rero bababajwe n'urupfu mu by'ukuri rw'uyu mupolisi, ndetse ni inkuru ibabaje cyane ku rwego rwa polisi y'igihugu, ku baturage b'igihugu ndetse n'igihugu muri rusange. Kubura umukozi, kubura imbaraga z'igihugu, ni ibintu biba bibabaje cyane. Rero mu bikekwa mu cyaba cyatumye abo bantu bamugirira nabi, harimo bya bindi byaba abantu baba bafite nk'ifitina ku muntu, cyangwa se hari ibintu afite bashaka nko kumwambura, bityo bakaba bamugirira nabi. Rero uyu nguyu yari ku mugoroba atashye, nibwo yaje kugirirwa nabi, aza kuhasiga ubuzima. Bityo rero biba inkuru kimomo ivuga yuko yapfuye kandi yishwe. Ni ibintu bidasanzwe mu Rwanda kubona umupolisi cyangwa se umuntu ukora mu nzego z'umutekano yicwa n'abantu, ategwa akicwa n'abantu, ntago bisanzwe. Rero ni ikintu cyababaje abantu benshi, bari kugenda bamusabira ko hakorwa ubutabera, bakamenya ababa bamugiriye nabi kugira ngo babiryozwe. Mu by'ukuri kwambura umuntu ubuzima, Banyarwanda, Banyarwandakazi, hari ikintu kidasanzwe kitari cyiza kuba umuntu yakifata akambura undi ubuzima. Mu by'ukuri ntawe yabuhaye. Hazaba urubanza ku buryo mu ijuru, cyangwa se nk'uko tujya twizera mu myizerere yacu y'abizera Imana, ubwo bavuga yuko umuntu wese azabazwa ibyo yakoze, ariko ibaze umuntu uzabazwa ko yishe abantu kandi ntawe yaremye. Mu by'ukuri ni ibintu biba bibabaje cyane, biteye agahinda kubona umukozi wa leta, umukozi ufitiye akamaro igihugu muri rusange, umukozi ufitiye akamaro abaturage mu kubacungira umutekano ndetse n'ubuzima atanga ku muryango we, kuko yari afite akazi kandi bakamuvukije, kandi gafite abo gafitiye akamaro. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Rero tukagenda tubigarukaho twibaza tuti, mu by'ukuri abantu bamwishe ubu koko bari bagamije iki? Ni iki kintu bamushakagaho ku buryo utega umuntu ukamwica? Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje cyane. Murabizi ko ngenda mbagezaho amwe mu makuru
aba ari kugenda agarukwaho, ari kugenda avugwa hirya no hino mu gihugu n'ahandi hatandukanye ku isi. Ariko iyi nkuru mu by'ukuri nanjye yambabaje kubona umuntu nk'uyu yicwa, kandi mu bamutangira ubuhamya, mu bo bakoranye, mu bo babanye, bavuga yuko yari umuntu mwiza, bavuga ko yari umuntu ufite akamaro cyane. So rero kwica umuntu nk'uyu nguyu aba ari icyaha gikwiye guhanirwa n'amategeko bikomeye kurushaho. Mu by'ukuri uko waba umeze kose nta muntu ufite uburenganzira bwo kukwambura ubuzima, ariko ibyabaye kuri uyu munyarwanda, kuri uyu mupolisi w'igihugu, biteye agahinda, birababaje, dore ko yari atashye yiviriye mu kazi nk'ibisanzwe, arategwa, aricwa. Rero yakundaga kubarizwa mu gisata cy'abakora mu muhanda cyangwa se umutekano mu muhanda, muri traffic police niho yakundaga kubarizwa cyane. Ntabwo tuzi neza ko ariho yakoraga gusa, wenda akaba yajya no ku ma sitasiyo, ntabwo tubizi. Amakuru twagiye dufata nuko akenshi bagiye bagaruka ko yakoraga akazi ke agakorera mu muhanda muri traffic police. Mu by'ukuri ni igihombo kinini cyane kubona igihugu kibura umuntu, ababyeyi be, abamukomokaho bose, igihugu muri rusange, kubona kibura umuntu. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje cyane ku buryo utabona nuko bisobanura. Mu by'ukuri ni inkuru nabonye yagiye ibabaza abantu benshi batari bakeya ku mbuga nkoranyambaga. Nta kindi uri kugenda ubona ni posti z'abantu bari kugenda bamwifuriza iruhuko ridashira. Mu by'ukuri urabona ko bamukurikiza amagambo meza. Mu by'ukuri biragaragara ko uyu umupolisi yabaniraga neza n'abandi. Rero inkuru mbi cyane iri mu matwi y'abanyarwanda ni urupfu rw'uyu mupolisi. Mu by'ukuri ni ibintu biba bibabaje cyane. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, reba ahantu handitse ijambo subscribe, ukandeho ukazogera ndetse na like kugira ngo ujye ubasha kubonera ku gihe amakuru, ibiganiro ngenda ngutegurira umunsi ku munsi. Kandi niba warakoze subscribe by'umwihariko ndagushimira cyane, kuko uri umuntu w'agaciro, kuko uba warahisemo neza aho uzajya umenyera amakuru, aho uzajya umenyera ibintu byinshi bitandukanye, aho uzajya wigira bimwe mu bitandukanye. Ndabizi neza ko utazicuza kuba warahisemo Niwe Zaki, kuko iyi niyo channel y'abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Abantu bakunda gukurikira ibiganiro byacu ngenda mbabona, harimo Uganda, harimo Amerika, harimo u Rwanda, u Burundi. Ni iby'agaciro cyane. Ndabashimiye. Nge na Zaki, naho iyi ni Niwe Zaki, ibiganiro n'amakuru nakagaruka.